nitwa VUMBI. Iri zina naryiswe na Cyondo. Mu mutwe wanjye nta rindi zina ryanjye nzi. Ndetse nta kindi kintu na kimwe nibuka uretse gusa guhera umunsi Cyondo nsiga muri gereza. Ibyo byo ndabyibuka. Cyondo waje shima buja buni ngirenesi ngiro tugende mara oya tujye baragufunga sikura bonaga wambaye neza ururuka angana gari wanje Cyondo wagabanyije amagambo koza twagiye gari we kandi wambwiye kuri mabuja Cyondo ngusige tunyurangare oya hariya baragufunga oya Cyondo cyano tugiye kurangura iyo intoryi se Cyondo waje ngusige bagiye kuzana n'inzoga Madame VUMBI na Bwana Cyondo. Ariko iyi nzu nuko ngo twayisize none se twasize dukorobye none se ubundi ko mbona shiri ndanaguteye Shireka twari turebe ko inzu n'abantu barimo. Ngiye ndumva nazi. Oya reka mbanze ndebe batabatwibye sheri. Shero shakiki. Cyondo banguka manje Nolise wewe arakibuye aranafunze wo bangutse Cyondo baradufata Nolise tururira dute turari reka mbanze cyakugwego hano kujya na robo Cyondo wambaye kaza reka Shira ariko reka mbanze ndebe ko batatwibye. Bataba batwibye bebe. Ndeba kakabati nakubwi. Yo hano twose zafunze. Mana yanjye. Uburetse ariko cyabakora. Cyondo gira vuba ariko. Uburetse ariko. Sheri. Yaba byane nakubwiraga sukare se agasaza kari kuri hariya. Reba nakagoreke. Sheri. Cyondo skona ntago nashobora n'ukuri kose kwazamuka. Usko ngiye kugwa. Cyondo waje ukamfata. Cyondo bambwira abakobwa niwe ni nagacacu nurenga aho ngaho. Cyondo baramfashe. Umva nakubwiye nurenga aho ngaho. Buretse. Nikoye inayo irashize pa none se koko mu byukuri kuri bonane burira nta nagacupa tunyweye amafaranga na make ufite Cyondo rwose. ntayo Saro umukire se nubwo ukennye mu isogonda rimwe ariko uwo mukire ariza
wabuririza azana icyaka kimeze nabi Serenga y'amafaranga. utanguri ni uri bumwe ijyambere Asecyo. Yihuta rwose ndahitagenda Asecyo kuri muri rukanga wowe wabaje. Dore se gida gusigagere ubu se ushaka kugenda ntisize make up. wakoze make up z'ibiki ibyo ngibyo birande bagiye kugenda bitegurwa kirema byeri kirema haga byecori byo ntago bide Cyondo urambwira iki gihe kuko waje tukagenda ubundi nabonze rashaka Cyondo cyo naho ubundi rwose ngewe rwose nitwa Cyondo aba bantu baranzi ubu baranzi ntago bakuzi pe ntago banzi kubutanyamamaza ariko none uretse mwamamaza mwisanga ntago muzi uyu muntu bamwita Cyondo icyamamare umunyamakuru umustar niwe muntu wenyine ushaka gutamana n'umuhanzi cyane niwe muntu wenyine ushaka gutamana kuri Bwana Cyondo naririmbye muri bare ya komine ndirimba mu masabukuru ya za ntuze hose byose niwe muntu wenyine ubu ngubu wabatamo bonane yanyu ka umusozi urabona ko n'amayoga umuntu aba yayaguze ntabwo mbe Cyondo ye nakumvaga ndi umuntu w'umugabo uyu nguyu ni umusitari ni umunyamakuru ni umuhanzi niwe muntu wenyine ushobora kubatamanga mukarya bona mvuga no kuri YouTube nagura amayoga mwumva gutyo gusa ntari ndamu niwe Cyondo rero uyu nguyu bamwita Cyondo niwe muhora mwumva cyane kuba ndeba nk'uwari ibiryo by'abana uzajye unywa inzoga shawe dore mwarananiranye mugire tugire ku buzima bwacu n'abakurambere mba ndi kubaha kuko sogokuru yaranyihanangirira namwataka agacuma Asecyo ubundi ko twavuye hari ahantu twibye amanyama twakoze ibiki turarara kuri Bwana kumama boneza ko baguriye amayoga none muhise muntaba mu nama turara he abagabo biyemeje Imana yanjye nyagasani nyirimo aho kurara aho kurara Story yaje kuryoha koko John nawe byari isoko ziduhata aya kumbi babataye mu kabari ukuri bagenda bavuga ngo murarahe cyane rwose iyo story ko numva irenze reka mbongera mitsingi mwe twaraye kwa John adusaba ko twagaruka umunsi ukurikiye kuko abakiriya bari batangiye gukunda ibyo story bya Cyondo Cyondo nagorwa kanyisuke maha n'ubundi sogokuru yasize ambwiye ko nzajya nyinywera mu gacuma girenya binanire uri umugabo cyoroye binanire ibiryo bize bigera ku isahani nagorwa urabona yo gukura kiriho bagiye kumubaza umuti agira nkareba ko nabyibya bayavuga ngo imboga zibona abana kandi umusaza we bumi arabyumva wabiyutse uyobeye yuko bwake niko bumi Asecyo ivumbi rwamagara n'inde hano ubusera buseriswe Cyondo nawe ukitwa vumbi hariyo byabitwaye shaki bakara mubwire
ibyo nta kintu na kimwe bimbwiye unyita ibyo ushaka byose icyo nkeneye ni ugusiga ubuzima bubi inyuma nkatangirana n'umwaka n'ibintu bishyashya ubwo ngomba gutangira ubuzima bushyashya gusa ubwo rero ibyo wanyita byose ntacyo bimbwiye ibyo bikubwiye si byo ntabwo cyondo vumbi urumva ko ni amazina meza y'abanyarwanda ntaye nkanuye amaso yaba se yaba ibiki igihe n'icyo kuryama byananiye ngiye ko njya nibaza n'icyo bikanyobera cyondo ubundi erega jenge ni kimwe Cyondo urabizi neza ko boss yaje. uyu wateye Urabizi neza. igwe have ariko saba bagore b'iyi minsi bo ariko mu ibi ariko ahubwo muri uyu mugore wazanye iyo batura yayiga umugore arakwiryamira zarahanu ongera usubiremo hari ibintu bigiye kuba inshuti yarangira maze ndamwubashye ntabwo muhaye ku muntu sheri urapfa ukabyara baramfashe umva uri kureba muri kamera cyondo ari mugere vuba hano hari ibikoko bitangiye kuturya muri bana cyane amafaranga twa amugakatiza arimo arakubaza Bango!